mwiza rwose mu bantu twakoranye ubu ni no mu boss dukoranye nkabona ari sawa. Oya ina abantu bose baranzi ngiye nta kibazo cyanjye rwose. Usikero niwo muntu umpaye amafaranga menshi kuko natangira aka kazi amaze imyaka 2 ariko niwo kugira ngo wemere ngiye gushyira n'amafaranga 2000 byitike nawe ndaza kuyagukata kuri ayandi nakugenda guha. Boss rakoze boss. Urebe ko wagerayo andi tuza kubivugana nazi. Nta kibazo. Ngombwira nimero. Umva nyine hari cyane cyaturutse Kigali. Kumva ngiye kujya ku kirere. Turaba turi hararuguru kuri kaburimbo neza. Kuri kaburimbo. Niho gihagaze turicara cyamaye iminota 10 hari hasigaye nkari kubura 3 kandi urabize ku igare ndabandi kwihuta ndagira ngo nize ku igare ngende murebe nyine ubwo nubwo atari ka moto ariko nakazogera karavuga kirangira avuga umva nyine reka mubwire ibyo by'abagabo reka tubirebe urabize ko nari mfite gahunda kujya Kigali mu kazi muri kajyasi umunsi nakubuza kujya ibyo wakushaka uzagendera na kubomore nari Halo? Yego ndakumva. Amakuru yawe? Ajya si wombye gushaka akazi. Yego nari nkeneye rero umukozi sinzi nimba ukumva byakunda ukaza ugakora. Mushahara nagwemba amafaranga 20. Yego. Urumva ufite gahunda? Ubwo n'ubuturutseyo umbwire nkurangire inzira. Sawa. Ase buriya uze kumbwira ko njya mu kazi kandi wacu nta muntu ubizi n'imbwa kiriya kigo ry'ini kizabivuga nze kugihamagara nawe namubwira imihanda noneho koko inzara umuntu azayikira twitsamura amenyo akagwara ariko rero ubu n'ubwogi ngibyo umuntu nkanjye usa nanjye nagakwiye kwihangira umurimo ukuntu ngaragara n'uburyo nkozwemo ntago ndi umuntu wo kubura amafaranga mwene aka kageni ageraho nayura nkenda kumira inyoni ziri mu gihugu ntago biba ariko rero ngiye kubigenza ndi kubyitekereza neza ngiye kubiporoteza ahubwo igitekerezo nkaba ndakibonye cyose rero rega buriya nubwo mfite urutwaro runini ntago rurimo amazi cyane byawe zishakira nukuza ufite akavuyo nk'akintu tware kune nagutize ntago hambwiye kimamagaye nigende amagane ni kamarimbe urabizi nyine ni kamarimbo uzaye kumarimbo ku mugabo wawe umva nyine reka mubwire ibyo by'abagabo reka urabize ko nari mfite gahunda kujya Kigali mu kazi muri kajyasi umunsi nakubuza kujya ibyo wakushaka uzagendera na kubomore nari ngiye kwihangira umushinga w'ubutekamutwe ahubwo se ko abatekamutwe babaye benshi mu gihugu ubwo gutekamutwe guhamagara baragufata ngiye kwihangira umushinga wo gutekamutwe ngeneka imitwe ndi pasiteri nanone akandi kabazo nta bibiliya mfite
ariko ikibazo cyawe biracyo wenda ntago nakigira cyane. Mfite inshuti yanjye y'umukozi w'Imana kandi ndabizi neza ko atakanga kuniza Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Ajya ngenda ateka abantu mitwe kandi ndabizi ibi bintu by'ubuteka mutwe birakora ndabizi neza, ahubwo kanjye kumureba. Allo ngo urenda kuhagera se? Okay, nanjye narindi mu rugo ndaje kabisa. Ndagusanga ku muhanda aho ngaho. Oya nago ndagutinza ngiye kuza nanjye ubu kumana rero. Ubu tuvugana nambaye nakarabye byose ndasa neza cyane rwose. Ndaje. Ngo nze nifunze ntago byarenga style mbamagaze sunzi se ntago ujye ubona stati zanjye zo kuri Facebook. Kumureba ndebe bitangira hakiri kare binaje. Ubu bukene wazabugezaho iki? Kanjye kumureba. Jya ndeba na WhatsApp hose mba natwitse. Okay, naje kabisa nambaye fresh nk'abarasta ewana. Okay, sawa nta kibazo ndaje. Sawa. Karibu. Uje kundebara. Ninde? Meze bite? Makuru yangu. Umva ko bavuze ninjye musoro ubundi muri iki gihugu ugomba kuzabegwa n'abakobwa bose. Bitewe no ku gashati kanjye, ku kabutura kanjye karanga umusitari, ahubwo uwo mukobwa ndaje ngenda kimbona tuvuga ati bogari nirengere kabisa. Kanze ngiye kumureba. Se wagenda natebeje. Oya ariko gutebeza n'iby'abasaza. Nkagende meze neza fresh, kimbona leta yihutira kumobera. Herega makanyaga meze neza buriya. Ewana kabisa icyaro kigiye kumindura umusirimu kabisa. Ko mukobwa nubwo ari umunyamujyi ngiye guhura nawe, kandi nkaba ndi wo mu cyaro agiye guhita abona kuntu abahungu bo mu cyaro turenza abahungu b'i Kigali. Duhungu two mu cyaro twarasirimutse kabisa kangereye. Makoze. None umukozi yaraje kutambwiye ibindi kintu Uko Kevin mu kanya kashize twavuganye tuvugana uko agiye kuza. Ubwo rero ndacyategereje nimba ari buze nimba atari buze simbizi. Ariko byanga byakunda nahashika ntabwo nakora ibiceri twawe ko nawe waravunitse ushaka umukozi n'amayinite wagiye uhamagara. Ntabwo nakwima ibiceri rwose. Oya byirumvikana kuza haraza ndabizi neza ko araza ahubwo igihe ko yaje nyine pe. Ahubwo icyo usabwa uze kumuvugishira umushishikarize kuko nkeneye umukozi cyane mba nagiye ku kazi na madamu bagiye ku kazi hano utuntu twinshi dusigaye turi kwangirika kandi hasigaye ari gukemura. Oya wewe wigira ikibazo kuva waramenye ibintu byarakemutse. Nje umukozi kumugwana ibintu byoroshye cyane rwose. Ndamuguha pe. Ni uri ataza birumvikana mfite nomero nyinshi z'abakozi namuguha. Biragaragara ko ukora akazi witanga kabisa wagira ngo kazi usanzwe ukora n'uko ukuranga abakozi. Birumvikana nyine mfite akandi kazi nkora siko kazi nkora ariko nako nyine ndagakora birumvikana. Okay. Ndumva ari sawa rwose. Bose hari ikintu tutavuganye. Twavuganye ko umukozi azaza tugana ko uzamemba ariko ntabwo ugeze umbwira igiciro. Ese wifuza ngahe? Nibura ngenekereze niba nubishe nuko nawe wifuza. Hari igihe wenda wifuza makeya
kandi ntabwo wamenshi cyangwa se ntabwo wamenshi bitewe mbese muri kumva wifuza ngahe bose bitewe n'uko nyine dusanzwe tubana n'ukuntu tuzakomeza tubana ubundi urabona n'icumi gusa amafaranga ko wakoze udufaranga duke dukera amafaranga 10,000 n'akazi wowe wakoze gusa wakoresha amayinite yangahe ku buryo ntabwo amafaranga 10,000 icyakoze wenda reka ngenekereze bikije akazi wakoze ntabwo amafaranga 15,000 urebe ko wenda nta icyo twagufasha ushyiramo amayinite wakoresheje rero n'utundi tuntu wenda arajya wagira no ku muhanda ukarabaka n'akantu ufatayo nta kibazo ndumva nta kibazo dufitanye kabisa yewe yamaye telefone nari nayishyize vide aramamagana halo sheri ngo wahageze ego uri kuri kaburimbo se niho mutaragusize akose sheri oya kunsura mu rugo se kunsura mu rugo ntabwo byakunda sinakubwiye ngo naho mba ni kwa mukecuru nyine mu cyaro ubundi mu rugo naho ngaho Kigali ni Kigali nyine siko nakubwiye ngo mba kwa mukecuru mu cyaro okay ndaje nze makurebere wowe ubugumye aho ngaho kuri kaburimbo ngiye kukugeraho ubwo ndaje ndahagusanga okay bunegereje ngiye kumyaduka ndaje kabisa kase ari rugurira kuri kaburimbo ndagerayo najyari kugenda makanyaga kimbo natavuga ati umusitari n'uyu kabisa bari barabimbwiye baravuga ati ukubisemo agashati kawe kameze neza yekoreba ubwo gwana gwaturutse Kigali ngwemeze ngiye musore wa mbere ubundi hina hano ubwo naje nta mu cyaro ngiye musore wa mbere ugiye kuzabemeza nanjye no kuzana abakobwa b'i Kigali ndaje ngeyo ariko buriya wajya gutira inshuti yanjye igare sibwo nakihuta bahungu ndakina n'umukozi w'umuhungu nuko mfite inka mu ifamu nkeneye umukozi zimaje kwaruka nkeneye abakozi babiri urumva kandi umwe ndamufite nkeneye yundi nzakubwira rero ko nawe wanshakira undi mukozi rero ko ni nabo kudufaranga nyine no kwitabira nta kibazo sibyo nta kibazo uranakoze pe shama umuntu mwiza pe mu bose twagiye dukorana bose ndabona ari umuntu rwose mpaye amafaranga menshi ntukagira ikibazo nta baranzi abantu bazi neza urwaneza bwanjye nta kibazo rwose wakoze nyine ubwo ngubwo reka ndamushyiraho ibintu by'agatike andi ndagakorwa kuri fone ku mugoroba naza ndakubwira ndayakohereza nta kibazo nanone kujyana igare nanone ya sundi jyane cyangiye nkorera oya ariko igare nanone ifata umwanya wo kujya kwigira kwa Rukara kujya kumutira igare Rukara ariko nta kibazo kamfe kugenda n'amaguru none ndagenda nahurudutse ndagerayo yego kamyaduka ahubwo ndabona umukozi ampamagaye ado wenda ko wageze imoto kugeje kuri kaburimbo yego ni hafi cyane ni nk'amasegonda 30 reka ndaje murebe yego sawa nagreka nzi ya njye ko umukozi ndebe ko tuturadufashe nzajya mu kazi ndebe ko turadukora ariko hari ahantu n'ukuri kwimana ni kure pe oya ntago nagerawe n'amaguru ntago nabyemera rebera n'igihe nagendeye nta nubwo ndanaganya habe n'icya kabiri ariko si n'ikindi kandi nsubireho ngiye gutira Rukara igare ngiye kugenda n'ubundi n'inshuti yanjye ndabizi arariniza nkagende mutira igare ndagenda n'ubundi ndi kwihuta nibwo ndasanga uwo mukobwa atararambirwa rebe yari yamaye iminota 10 amaye hasigaye 5 igare reba rigezeyo kanje kureba Rukara What do you